Mana turagushimye kubwafata ku mavuta, turagushimira kubw'iyi podcast, turagushimira kubwa team yose. Mana turagushimira ku gihugu cyacu, turagushimira kubw'amahirwe yose. Mwami Mana turakwereka kugira ngo ifata ku mavuta trips izatera imbere, izakomeze kubaka abanyarwanda, kandi Mwami Mana mu buryo bw'ifatikanaho. Mwami Mana ukomeze umuzamure Mana, kuko iyo ubatse umunyarwanda uba wubatse igihugu. Mwami Mana reka mu mpano afite zibashe gukomeza kudufasha ndetse no gufasha abandi. Mwami Mana turakwereka umuryango we, urindemo amafata abana be, timu bakorana. Mwami Mana ukomeze kumuha Mwami Mana gukora ibyubaka, kandi Mwami Mana ubwo azakomeza gutumbagira tubona ava mu bwiza ajya mu bundi, tuzashima izina ryawe. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe mu izina rya Yesu, kandi umuntu wese uzicara hano Mwami Mana uzamuhe gukora ibiguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye cyane Tonzi.